kuko uyu Rukundo nawe aravuga ati nanjye bari kungabaho ibitero, reka nanjye nkwereke ko ubundi korode uzi ko wagira ngo ibyo nimba ari na Mutesi, reka mpagare muri uyu mwanya nta nubwo nahamya ko ari amajwi ya Mutesi. Uzi ko wagira ngo kiriya uriya mupura ari gukubita nuwo yageneniye korode abifitemo umujinya, uzanabirebe ni ari kuvuga aragira ngo uragira ngo ibintu Mutesi ari gukora biramubangamiye bimutwaye icyubundi. Uretse gato oya nukurikirana uzajya ukurikirana abantu bavuga buriya Godfather nawe ujye witegereza body language y'abantu, uri kumva nukurikirana aba bantu bari kuvuga uragira ngo umupura ari gukubita yarawumujyananiye yarawumugendanye ati nze turebane ubundi mbaze babanze banatubwira aya majwi nayaryane nyuma yuko akora ubukwe cyangwa mbe. dusubize Rukundo, subiza abakozi b'Imana b'iki gihe ndaza gukenera abantu mwigize abana hirya, mubigize hirya, mufata abana mubasunikire kure kuko haleluya mukozi w'Imana uti kuri uretse nshuti yanjye niba ikirego cyaratanzwe nkubaze unsubize tuganire nk'imfura, niba ikirego cyaratanzwe kuki Mutesi atanga amafaranga ku bantu tutaza bari bo, wasanga ari abagizi ba nabi ntago turamenya bari bo muri aya majwi. Umva hano uretse niba umuntu yaratanze ikirego uretse gato manza unyumve winigana inkari, niba yaratanze ikirego kubera iki nyuma yo gutanga ikirego babona ubutabera yongeraho amafaranga mu bantu bo kugirira umuntu nabi? Ibyo nakukunda cyane serious rero igitabo cy'abakunzi ije kumbiye gusa uretse gato ntabwo nakwangarira mbe kugikora bushira mutinga make yawe nonsense mviri cyari ndahari kuko uyu Rukundo nawe aravuga ati nanjye bari kungabaho ibitero, reka nanjye nkwereke ko ubundi korode uzi ko wagira ngo ibyo nimba ari na Mutesi, reka mpagare muri uyu mwanya nta nubwo nahamya ko ari amajwi ya Mutesi. Uzi ko wagira ngo kiriya uriya mupura ari gukubita nuwo yageneniye korode abifitemo umujinya, uzanabirebe ni ari kuvuga aragira ngo uragira ngo ibintu Mutesi ari gukora biramubangamiye bimutwaye icyubundi. Uretse gato oya nukurikirana uzajya ukurikirana abantu bavuga buriya Godfather nawe ujye witegereza body language y'abantu, uri kumva nukurikirana aba bantu bari kuvuga uragira ngo umupura ari gukubita yarawumujyananiye yarawumugendanye ati nze turebane ubundi mbaze babanze banatubwira aya majwi nayaryane nyuma yuko akora ubukwe cyangwa mbe. dusubize Rukundo, subiza abakozi b'Imana b'iki gihe ndaza gukenera abantu mwigize abana hirya, mubigize hirya, mufata abana mubasunikire kure kuko haleluya mukozi w'Imana uti kuri uretse nshuti yanjye niba ikirego cyaratanzwe nkubaze unsubize tuganire nk'imfura, niba ikirego cyaratanzwe kuki Mutesi atanga amafaranga ku bantu tutaza bari bo, wasanga ari abagizi ba nabi ntago turamenya bari bo muri aya majwi. Umva hano uretse niba umuntu yaratanze ikirego uretse gato manza unyumve winigana inkari, niba yaratanze ikirego kubera iki nyuma yo gutanga ikirego babona ubutabera yongeraho amafaranga mu bantu bo kugirira umuntu nabi? Ibyo nakukunda cyane serious rero igitabo cy'abakunzi ije kumbiye gusa uretse gato ntabwo nakwangarira
kugikora bushoboye mutinga make yawe nonsense